benshi amajwi angane nuko tungana. Mbese muraho neza? Imana ibahe umugisha. Mwese mbifurije isabato nziza. Ntabwo byoroshye kuko harimo abari hanze. Burya kumva amagambo utari kumva no utari kureba uwo muvugana ntabwo biba biryoshye. Buriya twe kuturi hano turabyumva, ariko umuntu uri hariya ntabwo ababyumva nibyo arumva ijwi, ariko iyo utareba uwo muri jiya turavuga ngo kwitegereza uwo mugenze mute. Ntabwo byoroshye, ariko reka mbabwire ngo nimuhumure, Yesu ari bugufi ibintu bigahinduka. Korari ibiririmbye neza cyane, iyo turi mu matanwa mu bibazo bitandukanye, ngo gitare aba ari kumwe natwe. Nubwo rero bimeze bityo, ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere kandi dutegereze igihe Yesu arahindura byose bishya akatujyana aho yaduteguriye. Umuyobozi wa gahunda yakoze kutwakira muri rusange, namwe mwakoze kuduha karibu. Reka mfate uyu mwanya nongere shima Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana kuko ubushize ndaha umuyobozi yaravuga ngo mbese ni bangaye bifuza ko Mara azagaruka. Mwese mushyira ibiganza hejuru, ariko ntabwo nari nzi ko uyu munsi Imana izawuringaniza. Namwe birashoboka ko mutari mubizi, ariko gahunda y'Imana iba ku gihe cyayo. Imana ihabwa icyubahiro. Ngize rero umugisha wo kongera kubonana na Gisozi. Ngize n'umugisha wo kubonana n'abashyitsi babo. Mwese Uwiteka Nyiringabo dukorera abantera umugisha. Nitwa ku bashyitsi Ngendahimana Omar, niyo mazina. Nkuko yabivuze, turi ku ishuri hariya muri Auka, aho dusigaje hafi amezi nk'abiri tukaba dusoje amasomo yacu. Turashima Imana ko yaturindiye, kandi namwe yabarindiye kuri ritorero n'abashyitsi banyu, ndavuga ni matorero araha. Reka dushimana ko yabarindiye muri ibyo bihe. Imana ishimwe. Ntabwo byoroshye muri aka gahe duhagazemo. Mwe mugira n'umugisha kuko muratega bikemera. Hari abizera bari mu bihe nk'ibi bo batabasha no kubona uburyo batega. Hari abizera bafata amasaha 3 bagenda n'amaguru yabo. Ibi mbabwira kandi ni ukuri mu byumve. Mwebwe ndavuga ngo ni umugisha udasanzwe. Nubwo waza ukigira hariya hanze ntacyo, ariko nagira ngo mbabwire ngo hari abantu bafite ikibazo gikomeye. Wewe wabasha no gufata Bibiliya ugasoma iwawe. Mwibuke ko no mu biturage hari abatazi gusoma umuryango wose. Abo bizera muri kumva aho bari. Hari abizera barimo basengera mu matsinda. Ntabwo ibyo bihe byoroshye, ariko ibi binyibutsa neza ko Isirayeli igihe ari mu bunyage, mu bihe nk'ibi ngibi byari bibagoye, niho bari biteguye gutaha. Imana ihabwa icyubahiro. Ibi reka mbabwire, ntabwo Imana igira icyo ikora itabanje kwerekana ibimenyetso. Abafite amaso ya mwuka bareba neza, ibimenyetso bibereka igihe duhagazemo. Burya niyo mpamvu indangazi zo ntizibasha kureba neza ngo zirebeshe amaso ya mwuka. Ariko nagira ngo mbabwire torero, turi hafi gutaha tukava muri iyi si. Bitewe nuko turaza kugira umwanya hirya mu gitaramo, ndashimira korari abakorera bushake. Niyo 100% yatumye twongera kugira ibihe nk'ibi. Nabo reka tubashimira Imana y'amahoro yatumye mutekereza kuri Omar. Imana ibahe umugisha. Hano hari ababwiriza benshi bahanyuze, ariko kuba barantekereje buriya batorero, ndagira ngo mbwira itorero cyangwa se abayobozi b'itorero, mu minsi mike namwe nimbasaba ngo munyuherere zira korari, muzabinkorere nk'umuntu twabanye neza. Sibyo se? Sibyo? Imana ibahe umugisha rero.
Twaririmbye indirimbo ya 350. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo ivuga ngo mugenzi komera. Niba mwabibonye neza uyu munsi abo tumenyeranye nka Gisozi, uyu munsi noneho nitonze, si byo se? Uyu munsi nitonze, murabizi ko abo tumenyeranye nakabaye nageze hariya, ariko uyu munsi noneho ndubaha, ndaza kugerageza kumera nka wa mugeni bitewe n'impamvu, si byo se? Mugenzi komera, Yesu ari hehe? Twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza, aho niho tuzaririmbira ko dutsinze. Imana ihabwa icyubahiro. Insinzi iraryo, abana b'Imana bazayiririmba, abana b'Imana bazabyina kuri uriya munsi. Murahiriwe, ndasabira ngo muzabemo. Twihangane, twe kumuhemukaho, kandi we ataduhemukiye. Yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye adupfira. Imana ishimwe. Urwo rukundo nirwo rwatumye ajya ku musaraba, arakubitwa, amererwa nabi, ngo nge nawe tuzabonke cyangwa tuzabone ubugingo buhoraho. Mugenzi komera, utegereze umudugudu w'izahabu. Imana ishimwe. Hano hari imidugudu myiza mutuyemo, hari ibirorero byiza umuntu ajyamo akanezerwa, hari amapisine umuntu atembereraho akumva ni byiza. Ariko reka mbabwire, hari umudugudu w'izahabu Yesu yateguriye abana be, aho niho bagiye gutaha. Wateguriwe abakiranutsi, aho niho tuzaruhukira. Ihangane, ntabwo tuzaguma aha mu buhanya no mu miruho, hari ubwo umunsi umwe umwijima uzatamuruka, gitondo gitangaze. Imana ishimwe cyane. Mugenzi komera, dore araje, uwo muremyi wa byose, azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ntabwo aje gusa, hari n'ingororano azaniye abana be. Ihangane ugeze igihe umukiza azakubwirira aya magambo ngo wakiranutse cyangwa se mukiranutsi, igire mu munezero wa shobuja. Mugenzi ujye uhora wihanganye, komeza kwizera kwawe, komeza kwizera. Iri jambo muri Cakarongo, komeza kwizera kwawe. Niba ari ibihe byigeze bibaho abantu barimo barekura kwizera kwabo, cyangwa niba hari ibihe byabaye abantu bakaba barimo badohoka n'ibi by'uyu munsi, ni nayo mpamvu tugiye kwigana amagambo avuga ngo komera ku isezerano uko byamera kose. Amen. Komera kuki? Uko byagenda bite? Iri jambo iyo tuvuze igice cya mbere ngo komera ku isezerano byo biroroshye, ariko igikomeye kiri ku murongo wuzuza wa kabiri, uko byagenda kose cyangwa se uko byamera kose. Abantu benshi bajya bagirana amasezerano. Abasore n'abakobwa iyo turi kubasezeranya turavuga ngo mwiyemeje kubana akaramata. Iyo babyemeye hari amagambo yandi twongeraho ngo twaba tubyaye, twaba tutabyaye, twaba dukennye, twaba dukize, twaba tumerewe neza, twaba tumerewe nabi, hari amagambo avuga ngo nzamukunda. Amen. Ayo magambo iyo tuyasezerana twumva ari ibintu byoroshye, ariko kugira ngo umenye neza abagumye kuba mu isezerano, ubimenye iyo bageze mu rugo rwabo, ubimenye ingorane zibagezeho, niho utangira kumenya abantu abari bo. Igihe ingorane zavutse niho umenya abagumye ku isezerano neza. Iyo urubyaro rubuze bari biteze, usanga rimwe na rimwe umwe muri bahinduye amasezerano. Hari abantu bajya babona gatanya, by'umwihariko mu gihugu cyacu nabo bireze. Abantu bagashyingirwa bakamara iminsi ingahe bagasaba ko babatanya. Hari impamvu babishe isezerano basezeranye. Nawe wa munsi wibuka uri kuri Yorodani, wazamuye ibiganza, ibi nzabikora. Uzubaha umunsi w'isabato, nzawubaha. Uzafasha itorero cya 10 n'amaturo, nzabikora. Muzagira imibereho ihamanije n'ubushake bw'Imana.
n'iby'itorero ryemera, ibyo nzabikora. Ariko se ni bangahe iyo bageze hirya gatoya ya masezerano basezeranye barayibagirwa bakayavamo? None se ntabwo mujya mubona itorero rihamagaza abantu ribacyaha, itorero ryongera kubereka umurongo mwiza ukwiriye kuko bavuye mu masezerano? Ariko mwibuke neza ngo hari isezerano rikomeye Yesu yatanze ku bazaguma kuba mu isezerano rye. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu uyu muririmbyi yavuze ngo komera utegereze umudugudu w'izahabu, nyamara komeza kwizera kwawe, amarira yawe ahanagurwe, maze niho uzahabwa ikamba. Ihangane mwene data, ni koko isezerano rye ni impamo. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo isezerano ry'Imana rijya rihindurwa n'ibihe. Twebwe ibihe biraduhindura. Burya inzara yaje ibintu birahinduka, ibibazo byavutse ibintu birahinduka. Ariko reka mbabwire, isezerano ry'Imana nubwo ryatinda, uritegereze ntabwo rihera, abana b'Imana bazaribona. Ndagira ngo mumfashe aya magambo yo gukomeza isezerano twagiranye n'Imana yacu. Turibanda cyane mu magambo aboneka mu gitabo cyitwa Danieli. Muri Danieli tugiye kuhabona amagambo akomeye mu gice cya mbere. Aha turahabona igihe Abayisiraheli cyangwa se Isiraheli igihe yajyanwaga ijya mu bunyage, iragenda. Bamaze kubanyaga bari iteraniro ry'abantu benshi, ariko bose nubwo bari baritiriwe Imana bari bafite imico itandukanye. Byatumye igihe bari bageze mu kindi gihugu cy'i Babuloni. Danieli igice cya mbere umurongo wa 3. Nuko umwami ategeka Ashipenazi, yari umutware w'inkoneze, kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi, murongo wa 4, batagira inenge ahubwo b'abanyaburanga, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bari bajijutse mu byo kumenya, bari ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakarudaya ndetse n'ururimi rwabo. Aba basore batoranijwe mu ishyanga ry'abantu bose bari baje ngo bigishwe iby'Abakarudaya, kandi bo bari Abaheburayo. Aba basore bari baravuye iwabo bazi Imana nyamana, bari bazi Imana yo mu ijuru, bari bazi Imana bakorera, bari bazi amahame y'Imana, bari bazi kirazira z'abana b'Imana, bari bazi imitandukanire y'abana b'Imana n'abadakorera Imana. Ibyo bari babizi neza rwose. Ndabamenyesha ko ibyo bihaba abo basore bari barimo, byabaye ngombwa ko bageragezwa bivuye ku kwizera kwabo. Harya uyu munsi twebwe turamutse tugeragereshejwe ibigeragezo, ariko biraza kugera ku kwizera kwacu, twahagarara tumeze dute? Abantu iyo bavuga ngo turizera biroroshye, abantu iyo bavuga dukunda Imana biroroshye, abantu iyo tuvuga turi Abadivantisi b'umunsi wa karindwi ibyo biroroshye. Ariko se imibereho yacu ihamanya n'ibyo twemeye? Uko tugenda, uko tubayeho bihamanya n'uko twemeye? Reka mbabwire, abantu bari aha bafite akazi ka leta, buriya bo mukorana bazi uwuriwe. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Bazi neza kuri Umudivantisi. Niba Isabato ijya gutangira bakabona Omari w'Umudivantisi bakorana nawe azinze ibitabo, avuye muri gahunda yari arimo, agibutse ko hari umunsi wera ugiye kuza, burya bo mukorana barabizi neza. Abantu muri aha mufite amazu akodeshwa, buriya abantu baba mu nzu yawe nibo bazi kuri Umudive nyamudive. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Babasha kugutangira ubuhamya bakavuga ngo turabizi neza Omari, umva dukurikije uku igihe atwishyuza, niyo twayabuze ukuntu yihangana n'ukuntu atubwira ni neza avugana, umva ye Omari turabizi neza ni Umudivantiste. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo?
burya abana bacu cyangwa abafite abafasha, ndavuga abadamu mu rugo, barabizi neza rwose ko turi abagabo nyabagabo. Reka mbabwire, burya nabasha guhagarara ahangaha nkabasha kwiyoberanya kuko mutananzi, nyamara umufasha wanjye, umudamu wanjye arabizi neza niba ndi pastor by'ukuri, aranabizi neza niba ndi pastor w'icyitiriro, aranabizi neza niba ndi pastor nyoboye umukumbi, intara nyobora, burya yabasha kuba inzi. Nibyo nagiye mu gipastor muri 2010, uba ahantu nagiye nyura hose babasha kuntangira ubuhamya bakavuga ngo Omar turabizi neza ni umupastor umeze atya, yewe iby'Imana ntabwo bimurimo, nta nubwo abiha agaciro cyangwa se ameze gutya, abo tubana baratuzi neza. Reka nongere nkubwire, nubwo abana b'abantu batakumenya, hari ijisho ry'Imana rireba. Amen. Hari ijisho ry'Imana rireba. We wabasha kubikora ukanihisha, ukagera hirya ukavuga utumva rero ntabwo abakuru bitoro wambona, erega na korari indirimbamo ntabwo banzi. Nubwo batabimenya, hari ijisho ry'Imana ritagaragara, nyamara mu gihe gitoya Yesu agiye guhishura byose. Ndasaba Imana y'amahongoro mukomere mu byo mwizeye. Niyo mpamvu Pawulo yabivuze neza, yandikira Abikorino ba 2 arababwira ngo mukomere, muba abagabo nyabagabo kandi mwikomeze, ibyo mukora byose mubikorana urukundo. Aba basore bagezeyo babanje kugeragereshwa ikigeragezo cy'inda, babanza guhabwa ibyo kurya by'ibwami. Nyamara inyandiko zitubwira neza ibyo kurya bari bahawe byari ibyo kurya byari binyuranyije n'amahame bari baremeye. Nubwo byari ibyo kurya byiza, nubwo byari ibyo kurya by'ibwami, ariko byari binyuranye na gahunda ijuru ryemera. Ariko reka mbabwire, navuze ko ntaraza gusoma cyane, muraza gusoma muri icyo gice. Bahagaze gitwari, amen, bakomeje kwizera kwabo, baravuga bati ibi byo kurya ntabwo iwacu twabimenyeye, nta nubwo bihamanya na gahunda y'Imana. Kubw'ibyo nimutwemerere twinywera amazi, twinywera ibishyimbo, turabizi neza Yesu urinda abana be azaturinda mu izina rya Yesu. Niko byagenze. Babahaye igihe, bamaze kubaha igihe, bagarutse basanga abasore koko bahagaze neza. Reka mbabwire, burya ikintu nkundira Yesu, n'umukene amwitaho. Niyo mpamvu n'umukene uri mu Mana by'ukuri uzamubona ukagira ngo yarakize, ahubwo kuko yubashye Imana, Imana yamuhaye imigisha. Aba basore bagiye bageragereshwa ibigeragezo bitandukanye, ariko reka nibaze uyu mwanya wo baravuga ngo uwihangana akageza imperuka niwe uzagenza ate? Niwe uzakizwa. Ntabwo tubasha kuzatsinda urugamba ruheruka cyangwa se kuzakira isezerano riheruka na bike byabanje byaratunaniye, ntabwo bishoboka. Daniel na bagenzi be, inyandiko zitubwira iki? Zitubwira neza mu gitabo cyitwa imibereho yejejwe ku ipaje ya 14. Daniel yahisemo guhagararira ukuri, amen, ngo ahasigaye bigenda uko bishaka. Yahisemo guhagararira ukuri ngo ahasigaye bigenda uko bishaka, ariko atanyuranije n'isezerano yari yarasezeranye n'Imana. Daniel yahuye n'ibigeragezo bikomeye abasore b'iki gihe babasha gusakirana nabyo, nyamara yakomeje kwishingikiriza ku kuri kwiyoboka Imana yigishijwe akiri umwana. Imana ishimwe. Daniel amagambo yari yarize akiri umwana
yagiye aramukuza amugeza ku gihagararo. Aho yayigeze ahagarara ashize amanga. Uko byamera kose ingorane yazibonaga imbere ye, ariko ntabwo yigeze yita ku ngorane, kuko ujya urangiza ingorane yari kumwe nawe. Niyo mpamvu ukwiye kwibaza ngo ari wowe iyo ingorane zikugezeho bigenda bite. Niyo mpamvu uzasanga mu gitabo ku ipaje y'111 ubutumwa ku basore baranditse baravuga ngo na umuja w'Imana ngo yari mwiyerekwa ngo agiye kubonabona amatsinda angahe? Amatsinda 2. Abona itsinda rya mbere ngo ryari ryanditseho icyapa kivuga ngo twebwe twapfuye ku by'isi. Hari n'irindi tsinda ritazi ibyo, ariko ngo itsinda rimwe ritazi iby'Imana ryaravugaga ngo barebaga rya tsinda bafite icyapa ko bakijijwe, ngo bakabona imibereho yabo irasa n'iyabo. Baravuga ati yewe ririya tsinda ntacyo riturushije, kuko tugenda nkaryo, turya nkaryo, tubayeho nkabo. Nubwo ari itsinda bafite icyapa ko bakijijwe, ariko ntacyo bibamariye. Muzabisome ku ipaji ya 11. Niyo mpamvu bijya byoroha mu isi, aho kugira ngo isi tuyikurure ize kwegera kwa Yesu, akenshi usanga isi dukurura ahubwo tugasa nayo. Mwiriwe muzabirebe hano hari umuyobozi ushinzwe imihango y'itorero. Muzabirebe iyo tugiye mu ubukwe bwacu busigaye busa n'ubw'abandi. Ntabwo ari uko itorero ritatanze umurongo w'itorero, umurongo w'ibyanditswe byera urasobanutse rwose, ariko muzabirebe imibereho yacu iyo turi mu bukwe mubona idasa n'iy'abandi. Ubwo ndarengereye se? None se ababyeyi muri bakuru mwabonye aho abantu bajya gusaba akagenda yambaye ibirenge nta n'inkweto kandi azifite? Ngo ni ukubera umuco ugezeho. Umuco buri gihe urakura, ariko umuco ntuhindura ijambo ry'Imana. Amen. Umuco urakura, ariko ntabwo ujya uhindura ijambo ry'Imana. Abantu bari aha ngaha, reka mbahe mwihangane, abantu bari aha bakuru, kuko nanjye byo ndabizi neza, ntabwo ari inkuru nabirebesheje amaso yanjye. Mu muco wo hambere hari ikintu cyitwaga kubandwa, imandwa. Gusa harimo ababizi, ariko nge narabibonye, ntabwo ari ibyo mvuga nk'utarabibonye. Iyo abantu bajyaga kubandwa habaga ibice bitaga kunywana n'ibindi simbigarukaho, ariko reka mbabwire uko abantu bambaraga mu bihe by'imandwa niko abantu basigaye bambara bajya gusaba kandi bari mu bukwe bwera. Ibi ntabwo ndengereye rwose, ibyo mvuga ndabizi neza. Nyamara njyewe umukuru w'itorero, njyewe pasitoro, nanjye nkaba mbizi neza rwose ko gahunda y'Abadivantisi umunsi wa 7 uburyo inyandiko zera zivuga, hari icyerekezo. Tugira ihame ryitwa ubukwe n'umuryango. Iryo ni ihame twemera, ariko muzabirebe iyo tugiye muri ibyo bihe by'amakwe, abana bacu bibaye ngombwa ko bashyingiwe, muzabirebe dusigaye tugira imibereho isa n'iy'abandi. Ni nayo mpamvu umwishyuza aravuga ngo yaritegereje neza, areba umurongo utandukanya abana b'Imana, utandukanya n'uw'abapagani, ngo yitegereje arawubura. Cyakora ijambo ry'Imana rivuga neza ngo yabonye itsinda ritoya. Haleluya. Yabonye itsinda ritoya rigendera kuri gahunda y'Imana. Reka mbabwire, ntabwo abantu bose bica hari abadive. Uti ko banza yaba yihuse cyane ra. Itorero ryose ryarahamagawe, ibyo ni ukuri, ariko abemeye umuhamagaro ni bakeya. Niyo mpamvu uzabona uyu munsi, none se nabibaza, uyu munsi umudive umaze imyaka 20 ni 30 mu itorero, umukuru w'itorero yakabaye kimubwira ngo ngiye kugusobanurira ibirundo, amaze imyaka 30 mu itorero.
umuntu wavukiye mu itorero ataravuye ahandi nibura ngo hari byinshi akaba yarabaye umusore ari mu itorero, uyu munsi akaba agikeneye ngo nimubanze munsobanurire ibirundo, nimubanze munsobanurire icya cumi. Uyu muntu yamenye umuhamagaro we? Mumfashe mumbwire. None se niba hari ibyo turwana nabyo tutaragera kuri urwo rwego rwo kubitsinda, tuzabasha guhagarara dutsinze urugamba ruheruka? Intambara urwana nazo zoroshye niba utarabasha kuzitsinda, ndakurahiye imbere hazaza aho bizaba ari ibindi. Daniel yageze ahajyana mu rwobo rw'intare, bigeraho arwana urwo rugamba, ariko yari kumwe n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo Imana igitererana abana bayo nubwo byagenda bite. Abana b'Imana no mu muriro bajyanayo, umvaye, no mu mazi Imana ibarindirayo, yewe no mu mazu ya gereza Imana irabarinda. Reka mbabwire, mu gihe gito cyane natwe twitegure tuzahamya kwizera kwacu. Ntabwo mbishidikanya kubivuga, mu gihe gito cyane tugiye guhamagarwa guhamya kwizera kwacu. Ariko reka nongere nibaze, harya ngewe pasitoro nibiba ngombwa ko mpamagawe ngo njye imbere y'inteko njye guhamya kwizera kwanjye, hari amagambo meza umuva mushiki wacu wadusomeye mu cyigisho cya mu gitondo, uburyo umukobwa yahamije Imana, ahamya Imana, benshi bari kumwe nawe bamenye Imana. Iyo turi ku ishuri hariya, amasomo dukomerera ni abiri. Tugira isomo ryitwa igiheburayo n'isomo ryitwa ikigiriki. Buriya Bibiliya isezerano ryose rya kera turyiga mu giheburayo, hanyuma isezerano rishya ryose turyiga mu kigiriki. Ariko abantu biga ayo masomo uko ari abiri nibo banyeshuri bakoresha igihe cyabo bishoboka biga ku mbaraga. Kubera iki? Urwo rurimi rimwe na rimwe ntabwo bisaba abantu benshi ngo bagusobanurire kugira ngo ubanze ubyumve. Inzira ya mbere ni ukubanza kurufata mu mutwe. Ariko iyo tugeze mu bihe by'ibizami, bibaye ngombwa ko tugeze imbere y'ibazwa, hari igihe ujya kubona ukabona n'umuntu wari uzi ari umupasitoro witiriwe izina ry'Imana ashaka kureba hehe? Ashaka kureba hehe? Ashaka kureba ku ruhande, kuko ageze muri urwo rurimi biramugoye. Ukabona nyamara yitiriwe izina ry'Imana. Nyamara mwibuke ngo harimo n'abatiga teoloji baba bakurebesha amaso yawe. Niyo mpamvu navuze ngo gukomeza kwizera kwawe uko byamera kose, bivuze ngo hari n'igihe ingorane ziraza, hari n'igihe nayo munota wayabura, ariko ukavuga ngo jyewe kuko namenye Imana ndakomeza kwizera kwanjye, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko icyo nkundira Yesu nanone, iyo wihanganye ukanamba kuri Yesu, reka nkubwire, aragutambutsa ukagenda wemye, ahabwa icyubahiro. Buriya ndagira ngo bamenyeshe neza ko ikibazo dufite ni ikibazo cyo kunamuka ku masezerano, ariko iby'Imana yavuze byose birasobanutse neza. Daniel yari afite impano yo kwicisha bugufi, yari umunyakuri, yari ashikamye, yari umwiringirwa, yaharaniraga kubana n'abantu bose amahoro, nyamara adafite kugondwa nk'igiti cy'isadara. Igihe cyose cyo kubahiriza itegeko ry'Imana yaravugaga ngo ibi ni ngombwa ko mbikora. Amen. Yaravuga ngo ibi ngibi ni ngombwa ko mbikora. Kubera iki? Ntabwo yagondwaga nk'igiti cy'isadara. Kubera iki? Icyo giti kiba cyoroshye, kiba cyiza, ariko ishami inyoni igezeho ubona rirebye hasi, akantu kose kakiguyeho rirunama. Ntabwo Daniel ari uko yari ameze, ahubwo Daniel ngo yari ahagaze adakebakeba kuri gahunda y'Imana yavuze. Yaravugaga ngo iby'Imana yavuze, iby'Imana yategetse niho ngendera, niwo murongo ngenderaho, Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu no mu bihe turimo twinjiramo muzajya mubona rimwe na rimwe ibintu tugira ubwoba bwo kuvugira Imana no gucyaha iyo bibaye ngombwa. Kubera iki? Turatinya amaso rimwe na rimwe y'abantu.
njyewe ndi umuyobozi w'intara, ndatora Kamanzi reka turebe Kamanzi, tukaba tuzi neza ko Kamanzi anywa inzoga, tunabizi neza, ariko kuko azana icyacumi cyinshi reka tumwihorere, Imana izamufasha azerezwa mu murimo. Imana izamufasha azerezwa mu murimo. Reka tumushyiriyeho, nose dushyiraho mari w'umukene utazafasha itorero. Harya uko no kwizera. Turabizi neza ko uyu musore yateye inda abakobwa hanze iyo ngiyo, namwe murabizi neza, yewe nawe w'umubyeyi we urabizi neza, ariko yaje kwandikisha ubukwe, nyamara turabizi neza. Okay, reka tugire vuba vuba ahubwo buzatahe vuba birangire, kandi turabizi neza. None se ni kangahe abaririmbyi, mwihangane ntabwo narebye igitaramo cyanyu, aba nishuti zanjye murabizi, ariko ni kangahe abantu bageze mu bitaramo, reka njya mbibona iyo nahamagawe, uretse ko mpava mbabwiye ndi bana b'Imana, mucunga niba umwuka w'Imana ari muri mwebwe. Ni kangahe iyo abantu bakoze ibitaramo, umuja w'Imana yavuze ngo iki? Yaravuze ngo igihe twakoresheje ibitaramo dukwiye gusaba mwuka wera w'Imana wasezeranywe akayobora iryo teraniro, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko se ni kangahe uzabona abantu iyo korari iririmbye abantu ntibabyine, abantu ntibitere hejuru, abantu ntibagire bate, ukabona korari inshuti korari muri inshuti zanjye, ntimuzabe nk'abo ngabo, ntimuzabe nk'abo ngabo. Ariko abantu benshi bakeneye guhimbaza isi kurenza uko bahimbaza Imana mu mibereho yabo. Ariko reka mbabwire, abanamba kuwiteka Yesu azabana nabo. Uko byamera kose urugamba ruzaba, intambara zizaba, ariko reka mbabwire, abihanganye bakanamba ku Mana bazanesha iteka ryose. Erega niko yavuze ngo uza ahondi wese nzamuhera ubuntu. Igitabo paje magana atatu, paje 356, igitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa gatatu. Umuja w'Imana yaranditse ati, dusatiriye ibihe bikomeye kandi bikura umutima bigiye kubaho. Munyumve neza, dusatiriye ibihe bikomeye kandi bikura umutima bigiye kubaho. Ubuhanuzi burimo burasohora vuba na bwangu. Urugamba ruheruka ruzaba ari rugufi, ariko ruzaba ruteye ubwoba. Mwumve, urugamba ruheruka ruzaba muri kintu kinezeza di, ngo nubwo urugamba ruzaba ruteye ubwoba, Yesu yarugize rugufiya, ngo kazaba ari agahe kazababaza abantu, ariko kazaba ari agahe gatoya. Niyo mpamvu abihanganye bakanamba kuma, Imana izabarengera vuba na bwangu. Ariko ntabwo nzi neza nawe niba witeguye kuzarwana urwo rugamba. By'umwihariko reka nkoresha irindi jambo rikomeye, mwebwe mwagize umugisha muri mu mujyi, reka mbabwire uko namwe muri mu mujyi niko ingorane zizangana, muribeshya. Ibi ndabibabwiza ukuri kandi ni ukuri. None se wagize ngo hano hari abantu bangahe bicaye muri uyu mujyi ariko nta n'icyo afite, ariko akakubwira ati oya Kigali sinzayivamo mu izina rya Yesu, njyewe nzayipfiramo. Niba uri ahantu uri mu mujyi, munyumve neza ntimunera amabuye, ubona nta kazi ugira muri uyu mujyi, oya n'indwara itorero rizamfasha, nzaza ku Gisozi zamfasha da, ariko uzahora wandikira itorero ngo rigufashe. Inyandiko ziratubwira ngo dukwiye gukora tukanasenga. Niko bimeze? Siko bimeze? Nyamara ushobora kubona ibihumbi hano wajyana mu cyaro ugakirirayo, si byose? Wajyana mu cyaro ukaba boss mu gakaritsiye we, ku gakaritsiye bakajya bavuga atari ku umuntu yavuye i Kigali kuko baruzi wazanye udufaranga dukeye, ariko ukakomererayo kurenza uko wakwirirwa ahangaha ntacyo ufite. Uzaba umutwaro ku itorero nujya mu bitaro niryo rikugemurira, nubura mitiweli ni itorero. Kubera iki? Kuki waba umuzigo ku itorero? Ubwo noneho mvuze nabi, abantu bakodesha bagiye ku mwihangane, si icyo navuze. Navuze ngo habe, ariko ukora iki? Ugira icyo ukora
kigufasha mu rugo rwawe n'umuryango wawe, ariko kizafasha n'itorero. Rero umuja w'Imana aravuga ngo itorero ry'Imana rigiye gusakirana n'urugamba rukomeye, kandi urwo rugamba umva amagambo meza yavuze ngo ruzaba ruteye ubwoba, ariko Imana izarugira rugufiya kugira ngo intore z'Imana zizarengerwe vuba zitanamutse. Imana ihabwa icyubahiro. Maze umuja w'Imana arongera avuga amagambo akomeye, aravuga ngo mbere yuko ibyo biba naritegereje neza ngo mbona abanyabwoba bari mu itorero ariko bakunze umwami wabo, ngo Yesu yabasinzirije icyo gihe kitarabageraho. Abo ngabo ngo bazabanze basinzire, babanze basinzire rwose, baruhuke ariko babanye n'Imana. Niyo mpamvu yongera atanga isezerano, aravuga ngo hahirwa bapfa bapfire mu mwami wabo. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko reka mbabwire, urwo rugamba ni muhumure, Yesu azarurangiza. Niba mubona neza mufite amaso areba, turimo turegereza ibyo bihe. Nyamara ubuhanuzi buravuga ngo ntabwo ubuhanuzi buzajya busohorera icyarimwe mu bihugu byose, buzajya biba hamwe na hamwe. Muri Matayo 24 niko handitse. Hari bizaba hano tubibone, ibindi biba handi tubibone. Niyo mpamvu dusatiriwe n'ibihe bigoye. Niyo mwihangane nkoresha ikindi kintu gikomeye, ntibibatungure rwose, ntibibatungure rwose ko mu gihe kigufiya tutazi uko kingana bizaba ngombwa amahitamo y'ibintu bibiri. Hari igihe uzahitamo gukora akazi ka leta wica isabato, ese ubwo mbivuze neza? Hari igihe bizaba ngombwa uhamagarirwe akazi kakurengeraga kagufashaga muri byose, ariko hari igihe biraza kuba ngombwa ko karagusaba ko n'isabato uyikoraho n'ibitabo ibyo ngibyo ugasezera. Ibyo bihe muzabibona bidatinze cyane. Hari abana, umva inyandiko icyo zimbwira, ariko hari abana b'Imana we bazahagarara bavuga ngo wibuke kweza umunsi w'iki. Kubw'iyo mpamvu isabato namenye nkiri mutoya nyihagazemo mu izina rya Yesu, ninabura akazazantunga. Hari abana b'Imana bazitegura ibyo bihe. None se ni kangahe wabona umuntu yicaha ngaha ari gutanga raporo kandi yaje gusenga? Byagutungura se? Bakaba barimo bamuhamagara bati duhe raporo, nyamara yicaye mu iteraniro ryo ku isabato we. Ariko hari n'umuntu baba bazi bakavuga ngo Omari turabizi neza, nubwo twamuhamagara ntayo yaduha. Amen. Hari abana b'Imana bashikanye, hari abana b'Imana bakomeye ku kwizera kwabo. Bakugahe kazaba ari kagufi kubwo kuzira ukuri. Igihe umwizera azabafungiranwa mu gihome cya gereza, Kristo azamwiyereka, maze umutima we uzasabwa n'urukundo rwa Kristo. Igihe azaba yishwe azira Kristo, Kristo azamubwira ati birashoboka ko bakwicira umubiri, ariko nanjye nzagutabarira ubugingo. Ngo komera uhumure, nanesheje isi, nzabana nawe. Barambambye nziramwe, namwe nzabacungura mu abana banjye. Gutotezwa nta kindi kuzazana kirenze urupfu, ariko ubugingo buzaba bubikiwe ikuzo rihoraho ry'iteka ryose. Ubu turi mu minsi ya nyuma, igihe ukuri kugomba kuvugwa, igihe ukuri kuzanyuzwa mu magambo yo gucyaha n'imbuzi kigomba kubwirwa abatuye isi, bakihutira ku isi hatitawe ku ngaruka bishobora guteza. Ndi ku ipaji ya 358 volume ya 3 ubutumwa bwatoranijwe. Baranditse baravuga ngo muri uyu munsi ko twegereje ibihe beruka, hakeneye ijwi ryo gucyaha gukomeye, ngo abana b'Imana bategurirwe kwakira umwami wabo, abana b'Imana bategurirwe gusanganira uwo bemeye. Amena. Reka mbabwire, ubukwe bugiye gutaha, ariko mbere y'ukwe ubukwe butaha babanza gutanga invitation, babanza guhamagara abantu bakababwira ngo turinganize dufite ubukwe. Ndagira ngo namwe mbabwire ngo hari ubukwe bw'umwana w'Imana bugiye gutahwa, uwo nguwo akazamura abana be. Mbese nawe uzaburimo? Niba ari uko bimeze rero, hakeneye ijwi rikugeraho riguhamagarira kubana n'Imana bigishoboka uyu munsi wa none. Aravuga ngo nubwo hagaragara ingaruka mu buryo runaka, reka mbabwire, mboneyeho kubwira ababwiriza bari aha ngaha, buri gihe icyo ari cyo cyose
nubwiriza ibihamanije n'imitima y'abantu, ndavuga ibihamanije na kamere yabo, bazagukunda iteka ryose. Ariko kenshi nujya ubwiriza ukigisha ibinyuranije na kamere y'abantu, ni ukuri ntabwo bazagukunda. Nushaka uzabona umukuru w'itoro ntabwo bazakwemera. Ibi ndabikubwiye, byo ni ihame rwose. Yesu niyo mpamvu abayuda batamwemeraga kandi yari yarabavukiyemo. Ntabwo abayuda bigeze ariko yari afite isezerano yari yabasezeraniye. Ariko hariho abantu bazakira ukuri, amen. Kandi abo ngabo ngo bazafata imyanya yasigaye y'abavuye mu itorero. Uwiteka azakora ku buryo abatarahindutse batandukanywa n'abanyakuri kandi bindahemuka. Ingabo z'Uwiteka ntizizabahemukira. Abazaba bashikamye kandi b'abanyakuri bazuzuza imyanya yasigayemo yavuyemo abandi. Mwumve neza aya magambo arakomeye cyane. Ntabwo abanyakuri Imana izigera batererana. Niyo mpamvu uburyo ubwo ari bwo bwose mbahamagarira muri aya masaha, ndahamagarira itorero ry'Imana ngo mukomere, amen. Ndabahamagarira rwose ngo nimukomere. Twegereje ibihe bidasanzwe. Mboneyeho no kubabwira iki ngiki. Mu minsi ntazi uko ingana, ntabwo bizatworohera kongera kuvugira Imana mu buryo bukomeye ngo byemerwe. Se muracyumvise? Ababwiriza n'abakuru amatorero muri aha ngaha, mu minsi ntazi uko ingana, tuzahamagarirwa kujya tuvuga ibyururutsa imitima gusa. Bakuru amatorero muri aha, ni ukuri nta muhanga ninjye Manuel. Najyaga nkumva uyu mugabo arazwi, nta muntu utazi uyu mugabo. Iyo uvuze izina namubonye none, ariko reka mbabwire, ni umukuru w'itorero. Ndabamenyesha ko mu gihe ntazi uko kingana, ntabwo bizoroha kuvugira Imana muri ibi bihe duhagazemo. Ugiye kujya wigisha ubuhanuzi bagufunge. Ariko ikibazo, ubuhanuzi ntabwo buri muri Bibiliya. None se wagize ngo uretse akagahe dufite aho imbere haraza urongera kwigisha isabato byemerwe? Niko mubitekereza? Arewe, isabato ni kimwe mu bitandukanya abantu. Tugira abantu basenga ku cyumweru, abandi ku isabato, abandi ku wa gatandatu. Yego, uko ibyo tuzigisha bizaba bitandukanye cyangwa se bitandukanya abo bantu, itegeko rizaba rinsaba guceceka. Babwiriza, nimubwiriza umwanya ugishoboka. Hari aho tugiye kwinjira inzira ifunganye. Keretse bazaba barabanye na Kristo byonyine. Abo ni babandi Imana yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye. Aravuga ngo nabonye itsinda ngo ryareruraga. Aravuga ngo iryo tsinda ryiswe ibiharamagara. Abo nibo bazabasha guhagarara mu rugamba ruheruka ruri imbere yacu. Reka njye ku musozo, kuko turi kwegereza iherezo ry'amateka y'isi. Ubwo impande ebyiri arizo zishobora kubaho, kandi buri mugabo, buri mugore na buri mwana azaba ari umwe mu mitwe y'ingabo azabahamagarirwa guhagararamo. Yesu azaba ari umutwe umwe w'ingabo, kandi na Satani azaba ari undi mutwe w'ingabo. Mu yandi magambo, tugiye kubona imitwe ibiri vuba bidatinze y'ingabo. Yesu azaba ari shefu w'urugamba rumwe, na Satani azaba ari shefu w'urundi rugamba. Ariko ikibazo, wowe uzaba uri mu ruhe ruhande? Ndagusabira mu izina rya Yesu umwami wacu, muzahagarare mu ruhande rwa Yesu. Igihe imirimo yacu yo ku isi izaba irangiye, maze Yesu akazaza kujyana abana be bamunamyeho, icyo gihe tuzarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Data. Ariko mbere yuko icyo gihe kigera, mwumva aya magambo inshuti yanjye, ni ku ipaji ya 362, arakomeye. Aravuga ngo ariko mbere yuko icyo gihe kigera, ikintu cyose kidatunganye cyo mu mitima y'abantu kizabanza kirekwe. Amen. Kizabanza kigende guteyemwe. Nibakubwira ngo reka inzoga, uzavuga ngo mwami, mpamanije n'ibyo wavuze ma, mpimbaraga inzoga ndayiretse. Ngo uzaza imbere y'abagenzi ba, ngo ubahe ubuhamya uvuge ngo burya Yesu yarambabariye. Amen.
Pawulo abivuze neza, aravuga ngo nabanje kuba umutukanyi, nabanje kuba umunyarugomo, ngo ariko nubwo nabikoraga ntarizera, ngo ariko ubu ngubu Yesu yarambabariye, ahabwa icyubahiro. Abana b'Imana bagiye kwinjira muri ibyo bihe, bagiye gutangira kureka ibibatandukanya n'Imana. Bamwe na bamwe ndetse Bibiliya iravuga ngo bazabanza no kwivanaho imitungo yabo buhoro buhoro, kugira ngo bazemererwe kwegera mu bihe bizaba bikomeye, aho Umwami Imana ngo azababwira ngo mwaretse bya bindi. Pawulo yabwiye Yesu ko twasize byose tukagukurikira, mbese tuzahembwa iki? Arababwira ngo Petero, mwihangayika ubwo mwasize byose mukankurikira. Icya mbere, muzaba abacamanza mu bwami bwa Data. Icya kabiri kandi ngo muzabona byinshi inshuro zingahe? Inshuro 10. Icya gatatu arababwira ngo hejuru y'ibyo nzabaho ubugingo buhoraho. Igihe cy'amakuba cyari kitugezeho cyangwa kizaba kitugezeho. Nabonye abantu bacu bari mu mubabaro ukomeye, ngo barimo barira, ngo kandi barimo basenga, ariko barimo basaba gusohorezwa amasezerano. Amen. Barimo basaba gusohorezwa amasezerano, barimo basenga, kandi impande zabo barimo bakwenwa, kandi badukangishaga kuturimbura. Muranyumvise? Abana b'Imana ngo bazaba bakangishwa kurimburwa. Abana b'Imana bazaba bakangishwa kwamburwa imitungo yabo. Ijambo ry'Imana rirambwira iki? Ngo bazaba dukina ku mubyimba ko dufite intege nkeya, ndetse bazaba baduseka ko turi umubare mutoya. Turi umubare mutoya. Ngo bazatugerekaho icyaha cyo kuba mu ruhande rwigenga rwitandukanije n'isi. Ngo kandi bazahagarika imitungo yacu kugira ngo tubure ibyiringiro. Ni ku ipaji ya 300 muzayisome. Ariko umva amagambo anejeje. Ngo ariko ntibishoboka ko abana b'Imana bazagamburwa kubera iyo mpamvu. Ngo bazahagarara nk'urutare. Amen. Bazahagarara bavuga ngo nubwo twabura ibi ngibi, ariko Yesu azaduha byinshi vuba bidatinze. Reka mbabwire, mwihangane nkoresha irindi jambo ntiribakura umutima rwose. Ubuhanuzi ngewe iyo mbwiye butuma nkomera nkumva nshikamye rwose. Ntago ubuhanuzi bumpahamura rwose, kuko nzi ko Yesu azabana nanjye. Niyo mpamvu reka mbabwire, umuyobozi yararimo karavuga iby'ibirundo. Reka mbabwire, ndahamanya n'Imana nkorera, bitange bigishoboka vuba bidatinze ugiye kuzabibura, ubirebesha amaso yawe, utabiriye utabihaye n'umuryango wawe. Ibi rwose ndabibabwira, vuba bidatinze muzabibona. Ibyo mutakoreshereza Imana, reka mbabwire, inyamaswa iraje ibisiribange. Ibi birambwira ngo abisiribangisha iki? Amajanja yayo. Imitungo twaruhiye tutashatse ko dukoreramo Imana, bigiye kuribwa n'abantu tutigeze duteganiriza. Iyo mitungo igiye gupfa ubusa tubirebesha amaso yacu. Kandekeraho. Okay. Ipaji isoza iravuga ngo bavuye mu misozi, bava no mu bitare, bavuye no mu myobo, bava mu buvumo bwo kwisi, bavuye mu twumba twa kasho bari barimo, bava mu magereza, bava mu nama zaberaga mu rwihisho, bava mu byumba byakorerwagamo iyicarubozo, ngo mu tuzu twivundi no mu nzu zituzuye, ngo bari buzuye umunezero ubibagiza umubabaro bahuye nawo. Ndarangije. Bene data bashiki banyu, ndasaba Imana y'amahoro ngo ibahe umugisha. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mwihangane nsaba umubwiriza badufashe rya somo arisome dusore, ariryo tugiye gusorezaho. Ibyo bihe rya somo badusomeye, tugiye kugenda, reka mbabwire, tugiye kugera ahantu hagiye guhagarara intwari gusa. Intwari arizo zihagaze. Amen. Amen. Kuna amen muvuga ariko ubundi bite byayo. Haleluya. Hagiye guhagarara intwari zonyine.
abo ni babandi banambye kuma, ni babandi mo barimo bapfa ku cyaha buhoro buhoro, bya bindi itorero ribingingira kureka, ni mubireke bigishoboka. Izo ntambara ntoya zoroheje, rwana nazo uzitsinde. Amen. Gutangira isabato bigutoza bimenyere, gutanga icyacumi bigutoza bimenyere, gukorera Imana no kuri gahunda bigutoza bimenyere, kubaha ababyeyi bawe bijya kure cyane bimenyere, umugore wawe mwubahe, ubaha umugabo wawe, mubana amahoro bimenyere hakiri kare, kumenyera gusenga bimenyere, no mu rwiherero ugira isengesho bimenyere hakiri kare, witoze hakiri kare. Tugiye kugeraho ibyo witoje ari byo bigiye kuzaba icyo uri cyo, nibitaba ibyo ngibyo kazi yake. Soma muvande Ibyahishuwe igice cya 3:10-11. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Ayo ni amagambo Yesu azavuga inshuti yanjye. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, igihe wari ku gisozi, igihe wari Moriya na Kagugu n'andi matorero ntabasha kumenya, ngo ubwo witondeye amategeko ukayitondera uri muri Kigali, hari hagoye ukayitondera. Ubwo witondeye amategeko yanjye wari muri Kagugu ukihangana, ubwo witondeye amategeko yanjye ubana n'abapagani ukihangana, yego nanjye amena. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, yego nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza. Haleluya. Mu bihugu byose. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza hehera? Mu bihugu byose. Bikizanywe n'iki? Kugerageza bari hehe? Kugerageza bari mu isi. Yego. Ndaza vuba. Dore ndaza vuba. Komeza ibyo ufite. Hatagira ugutwara ikamba ryawe. Muvandimwe Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Bizera ndashoje. Ndasaba Imana y'amahoro mwikomeze imitima yanyu. Yesu agiye kugaruka vuba bidatinze, ariko mbere yuko agaruka intore z'Imana zizabanje guca mu ruganda. Barasaba kubaha isezerano. Ndagusabira mu izina rya Yesu, ntuzave mu isezerano wasezeranye n'Imana yawe. Amasezerano Imana yagiye iguha, amasezerano yo kukurinda, amasezerano y'ibyo Imana yagiye gukorera, uzahore wubaha Imana yawe, imibereho yawe yose izahabanye n'ubushake bw'Imana. Yesu ugiye kuza vuba azahamagara izina ryawe, arihamagara mu gitabo cy'ubugingo, uzabona ikamba ry'ubugingo ritangirika. Niko gusenga kwanjye muri aya masaha mu izina rya Yesu.